Muraho bakunzi b'ibiganiro byacu by'ubutumwa bwiza, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi b'inzira y'ijuru, bakunzi ba Kristo n'umusaraba we. Muraho, ndabasuhuje cyane muri iryo zina rya Kristo. Ni izina rikomeye, ni izina rikiza, ni izina ribohora, ni izina rihesha ubugingo, ni izina twahawe mu isi kugira ngo dukirizwemo, ni izina ryo gukundwa, ni izina ryo kubahwa cyane, ni izina rizima ryo kwiringirwa, ni izina rikomeye cyane, ni izina ryiza. Umuririmbyi aravuga ngo iryo zina ndarikunda, ngo izina ry'umucunguzi wanjye, ngo iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza, ngo niryo rimpesha ubutware bwo kunesha iby'isi, rikamvana mu buretwa, rikampa umudendezo. Iryo zina nanjye mbasuhuje muri ryo, kuko ari ryo riduhuza abataziranye mu buryo bw'umubiri, ariko tubasha guhuzwa n'iryo zina, tukaba duhujwe no kuryemera ndetse no gusangira ibyiza byose biriturukaho. Channel yacu dukoresha yitwa channel ijuru ntirikorerwa TV. Wayishaka kuri YouTube nimba udasanzwe uyikurikira, ukareba ibiganiro byinshi by'uburyo butari bumwe tunyuzaho, byabasha gufasha buri wese mu by'ukuri kwisobanukirwa, kumenya umurimo Yesu yakoze, umurimo ukomeye uduhesha ubugingo buhoraho, ariko ntuduheshe ubugingo buhoraho gusa, ukaduha no kubaho neza mu isi y'ibibazo, mu isi y'intambara. Ndabizi nanjye nyiriho, yivukiyeho mu buryo bw'umubiri, nzi ibibazo byayo, nzi ibibazo abakiri bato bahura nabyo, nzi ibibazo ingimbi, ingaragu zihura nabyo, nzi ibibazo abubatse ingo, kuko nanjye ndi umupapa, abubatse ingo bahura nabyo. Mbese ku isi hariho ibibazo by'uburyo butari bumwe, ariko muri iryo zina tubasha kugira ihumure, tubasha gukomera, dukomejwe na Kristo. Byumvikane ko ntacyo mu isi cyakomeza umuntu cyangwa se cyakomeza umutima w'umuntu, ahubwo Kristo niwe udukomeza, niwe uturinda, niwe uturema umutima, ariko bisaba ngo umuntu abyumve, bisaba ngo umuntu abisobanukirwe. Mbese ijambo ry'Imana rikubohore, rimbohore, riduha amahoro n'umutekano byuzuye, no mu gihe tukiri hano mu isi tuhabe neza, ariko tubikesha iryo zina. Ni izina ryiza rero, gusa akenshi ntituba twarisobanuriwe nk'uko riri. Usanga dufite ubundi busobanuro bw'abantu mu by'ukuri budaturuka ku iryo zina cyangwa se ku iryo jambo ry'Imana ribasha kubeshaho umuntu mu isi, ndetse akazakomeza no kubaho nyuma y'ubu buzima. Ubwo rero nabasuhuzaga mbifuriza kugubwa neza, ariko mubikesha iryo zina, ariko birumvikana mubikesha gukomeza gusobanukirwa imbaraga ziri muri iryo zina. Mu by'ukuri kuki tuvuga ko ijuru ridakorerwa, cyangwa se kuki aricyo twibandaho cyane? N'abantu benshi bagiye babitubaza bati kuki aricyo mukunda kuvuga cyane mu butumwa mutanga, ariko mu by'ukuri ni uko biri kose nawe urabizi, uri mu isi ariko uzahava, uri mu isi utazahaguma iteka, ahubwo byanze bikunze buri wese uriho azi neza ko ari ku isi igihe gito, ko igihe kizagera akayikurwaho. Niyo mpamvu ntabwo ubutumwa bwiza ari ubutumwa bwizeza umuntu
imigisha yo mu isi, ahubwo n'ubutumwa bwizeza umuntu. Nibyo kubaho mu isi arindiwe muri Kristo, ariko akaba azi neza ko nanava mu isi azaba agiye mu ijuru, aho azaba by'iteka ryose. Yesu yigeze avuga ngo byamarira icyo umuntu gutunga iby'isi byose, ariko naramuka anyazwe ubugingo buhoraho, cyangwa se naramuka anyazwe ubugingo bwe. Bivuze ngo natabona ubugingo bw'iteka cyangwa kubana n'Imana by'iteka ryose, niyo yaba aratunze iby'isi byose byaba bimumariye iki? Mu by'ukuri ntacyo. Ibyo watunga byose uri mu isi ariko uzarimbuka, mu by'ukuri ntacyo byakumarira. Ubwo rero niyo mpamvu twibanda cyane ku ijuru. Nanone tukavuga ko ridakorerwa, abenshi ntibabisobanukirwe kubera ibyo baba barabasobanuriye nanone bitari byo, biturutse mu ntekerezo z'umuntu, ariko bidaturutse ku Mana by'ukuri, cyangwa se ku busobanuro nyakuri bw'ijambo ry'Imana rikwiye kuba risobanurwa mu buryo bwa mwuka w'Imana n'ubundi, cyangwa se abashorewe n'uwo mwuka w'Imana nibo babasha kuryumva. Mu by'ukuri rero Imana yashimye gutanga ijuru ku buntu, ariko nta kindi kibiteye ari uko nta muntu n'umwe wabashije gukiranuka ku rugero Imana yashakaga. Umurongo wa 23 mu gice cya 3 cy'Abaroma aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo. Umurongo wa 24 noneho ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Abantu bose ni abanyabyaha, ariko ni iki gituma abantu bahinduka abanyabyaha? Nanone ni ivuko ribi ry'icyaha. Abantu twese twakomoye kuri Adamu, umukurambere wacu niwe wa mbere Imana yaremye, ariko iba imuremeyemo abantu bose aho bava bakagera. Adamu rero acumuye, ashutswe na Satani, burya yaragomye kandi yaragomanye natwe twese twari muri we. Muri make ubwandu bw'icyaha bwinjiye mu muntu icyo gihe, kuko natwe twari imyuka iri muri we, hanyuma twandurira muri we, turahumana, tugenda tuvukira mu isi twambara imibiri, ariko imyuka yacu cyangwa roho zacu zarahumaniye muri Adamu. Ibyo rero bigatuma umuntu yibonaho ibyaha igihe cyose kandi akagerageza kubyihana igihe cyose, ariko akumva n'ubundi aracyabyibonaho. Icyo rero gituma nta n'umwe wabasha gushyikira ubwiza bw'Imana, ubutungane bw'Imana, gukiranuka kw'Imana. Icyo rero ni nacyo cyatumye Imana ivuga ko noneho umunyabyaha akwiriye kurimbuka, kubera ko kubaho k'umunyabyaha ntacyo kwamarira Imana. Umunyabyaha abaho atanezeza Imana, ahubwo abaho aharanira kwinezeza mu byo akora byose, abaho atahimbaza Imana nk'umuremyi we, ahubwo abaho yihimbaza, akora ibyo kamere ye y'icyaha irarikira, aho gukora ibyo umwami cyangwa se umugenga we ashaka cyangwa ashima. Ntacyo rero byamarira Imana gutunga abanyabyaha mu isi. Niyo mpamvu yagennye ko abanyabyaha izabarimbura. Mbese n'ibi byose tubona abantu barimo, abantu barangariyemo, byose ikabikuraho, kubera ko ni ibikorwa by'umuntu byo kwinezeza, ntabwo ari byo kunezeza Imana. Icyo rero nicyo gituma Imana yavuze ko abantu bose nyine bakoze ibyaha ntibashyikire ubwiza bwayo, ariko nanone ntiyashimye ko abantu bose bazarimbuka, ahubwo yashimye kudutsindishiriza ku bw'ubuntu bwayo. Kudutsindishiriza nk'uko byumvikana ni ukuduha insinzi ariko tutari dukwiriye, ni ukuduha insinzi tutari gukorera ngo tuyibone, ahubwo ni insinzi yabonetse biciye kuri Yesu Kristo. Yesu yaje mu isi ari Imana, yambara umubiri w'abantu cyangwa se umubiri wacu, kugira ngo aduhagararire. Noneho muri uwo mubiri yambaye asimbura umuntu wananiwe kubaha Imana yambaye umubiri, noneho we abasha kubaha Imana muri uwo mubiri. Mbese abasha gukora iby'ubumana, kuko n'ubundi yari Imana, kandi abikora neza mu mwanya wacu twe yaje gucungura. Abikorera rero kugira ngo
ngewe nawe tutari kubasha kubishobora, dutsindishirizwe nawe, mbese intsinzi ye, gutungana kwe, gukiranuka kwe bitubarweho, duhinduka abakiranutsi mu maso y'Imana kubwe, tubazweho gukiranuka kwe, dutsindishirijwe nawe. Noneho si ibyo gusa, n'ibyaha byacu byose twabarwagaho abyishyiraho, agamije kugira ngo noneho bye gukomeza kutubarwaho, ahubwo bimubarweho abidukize. Nuko yadukijije ibyaha, mu yandi magambo ibyaha byanjye byose, ibyawe n'iby'abari mu isi bose yabyishyizeho, arabihanirwa. Ariko ko ari ukugira ngo noneho twe tugaragare nk'abakiranutsi mu maso y'Imana, tutabarwaho icyaha na kimwe, ahubwo tubazweho gukiranuka kwa Yesu Kristo, we utarigeze akora icyaha, ariko kandi akadukuraho ibyaha, akabizira, akatugira abere, abakiranutsi, intungane mu maso y'Imana. Ngicyo rero ikiduhesha gutsindishirizwa mu maso y'Imana, tukaba mu isi twarababariwe, twaremewe n'Imana, ariko noneho n'ubundi Imana ikaba iri mu ruhande rwacu. Bimwe ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mu Baroma mu gice cya 8 ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mbese umubisha wacu yaba ari nde? Mbese ukaba mu isi uzi neza ngo Imana iri hejuru y'ibintu byose. Uko wabona situation yose imeze, uko wabona isi guteye ubwoba, humura. Niba warize Yesu Kristo by'ukuri, ukaba uri umwana w'Imana, ukaba uri umukiranutsi kubwe, ni ukuri wihangayika. Ku bakunda Imana, muri icyo gice cya 8 n'ubundi niko havuga cy'Abaroma, ku bakunda Imana byose uko ubibona kose bizafataniriza hamwe kukuzanira ibyiza. Humura, Imana irinda abakiranutsi, Imana irinda abana bayo. N'ibyo ubona ko ari bibi ibihindura byiza, n'ibyo ubona ko bitagenda biba bigenda kuri yo, n'ibyo ubona ko biteye ubwoba, nta giteye ubwoba ku Mana. Byose biroroshye, byose ni byiza, ahubwo nuko kutizera Yesu Kristo ngo utsindishirizwe nawe bituma wumva uri kure y'Imana, bityo ntiwumve uburinzi bwayo ku buzima bwawe, ahubwo ukumva uri wenyine, kandi ukumva waratereranywe, ukumva Imana ntigukunda, kandi ukumva ufitanye nayo ikibazo, bityo ukumva itakurinda, kandi ukumva itakurengera. Ubwo rero gutsindishirizwa na Yesu Kristo, kuba umukiranutsi kubwe, niyo soko y'amahoro, niyo soko y'umunezero, niyo soko y'umutekano urambye, niyo soko y'umunezero utari ukwinezeza. Mbese Yesu niwe soko y'ubuzima bwiza bwose, ahubwo ikigoye cyangwa se ikiruhije benshi ni ugusobanukirwa neza uburyo Yesu ahuza umuntu n'Imana, mbese akamwunga nayo, akaba mu isi nta kibazo afitanye n'Imana, umutima we utekaniye muri yo, ariko biciye kuri Yesu Kristo. Nicyo rero gituma mu by'ukuri dusobanura cyane uburyo Yesu yaduhesheje ijuru, cyangwa se yaduhesheje kubana n'Imana mu by'ukuri ku buntu kandi by'iteka ryose. Kubera ko uzajya mu ijuru n'ubundi azaba yarabaye mu isi azi neza ko nta kibazo afitanye n'Imana. Nyuma yo kwizera Yesu Kristo azaba azi neza ko mu by'ukuri Imana imukunda, kandi Imana ari umubyeyi we, kandi umubyeyi burya amenyera umwana ibimukwiriye. Iyo mvuze gutyo nuko nzi ko akenshi twe tuzi ko hari ibyiza twakenera, ariko burya Imana niyo izi byiza kurushaho, kuko ariyo mubyeyi wacu. Burya umwana ashaka byinshi, akenera byinshi, ariko Imana nayo cyangwa se umubyeyi we nanone nawe amumenyera ibyaba byiza kurushaho. Ubwo rero kuba umwana w'Imana bidushyira nanone mu maboko y'Imana, mu bugenzuzi bw'Imana, mu burinzi bw'Imana, mu mutekano uyiturukaho, tukaba mu isi turindiwe muri yo, twuzuriye muri yo, tutakiri abacu ngo twigenge, ahubwo tugengwa n'Imana. Ubwo rero we mukunzi wacu, mukunzi w'ibiganiro byacu, sobanukirwa rwose ko Imana igukunda, ndetse kurenza uko wikunda, kubera ko akenshi amarangamutima yawe ukuganisha ku bya kamere, ariko sibyo bifite amahoro,
sibyo bifite umutekano cyangwa umunezero wuzuye, ahubwo Imana niyo itumenyera ibyiza kurushaho. Ubwo rero kwizera Yesu Kristo ni igisubizo ku buzima bwawe, niyo nzira yonyine yo kukubohora kugira ngo batuke kuri byinshi uri mu isi utinya, kuri byinshi biguteye ubwoba, kuri byinshi biguhangayikishije, kuri byinshi bikuremerereye. Kristo niwe uhari kugira ngo agukemurire buri kimwe cyose, ariko nyine mu buryo bw'ubumana butandukanye n'uburyo kamere yawe yakubwira. Ndagukunda rero kubera ko ukunda ijambo ry'Imana, kandi nzifuza ko iteka tuzakomeza kuganira, kungurana, gufashanya, kugira ngo tube mu isi mu by'ukuri tunezerewe ku bwa Yesu, kandi tuzanabane nawe iteka ryose mu ijuru. Njye rero muganira ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umukunzi wawe ku bwa Yesu, akaba ariyo mpamvu nkugezaho ibi byose. Nzishimira kuvugana nawe. Niba wifuza kujya muri groupe yacu ya WhatsApp nayo yitwa Ijuru Ntirikorerwa, wanyandikira kuri 07844257, hanyuma nkagushyira kuri groupe ukaganira n'abandi benshi bamaze gutsindishirizwa, buzuye umunezero w'ijuru bakiri mu isi, barindiwe mu Mana. Ntacyo byagutwara gukanda subscribe kuri channel, kubera ko ibiganiro byacu ni byinshi kandi bihoraho, ari byo dukora ku maradiyo tukabigaruraho kugira ngo abantu babikurikire, ari byo dukora nk'ubu buryo ari ubuhamya bwa bene data bakijijwe. Ubwo rero byose uzabisanga kuri channel yacu. Gukanda rero subscribe bigufasha kugira ngo nanone ujye uhora ubibona uko tubishyizeho, hanyuma gusangiza channel yacu abandi nanone ni umusanzu utanze wo kugeza ubutumwa bwiza kuri benshi batuye isi bibaza icyabarengera muri iki gihe kigoye cy'ubugoryi bw'uburyo butari bumwe, ndetse kandi cy'intambara za hato na hato, ibyorezo n'ibindi bibazo byugarije isi kandi bitabura tukiri hano mu isi. Amahoro rero y'Imana abane nawe, kandi abane n'abizera Yesu Kristo by'ukuri bose, none n'iteka ryose. Amen.